yose ni kwa yizi, imibabaro yanjye yose ni kwa yizi. Amen. Agahinda kanjye kose ni kwa kazi, kurira kwanjye kose ni Imana ikuzi. Yego murakoze. Nzamara imyaka n'imyaniko ntabwo kuko nukuvuga ngo muri ubu buzima kubaho no gufashanya sibyo. Anzaniye nawe amakariso y'abasore banjye. Imana imuha umugisha. Aya nta kibazo, ni byinshi n'ukuri murakoze cyane. N'ay'abakobwa akira mwana we. Bika ire uwo muntu rwose umutima kose kumubwira. Uyu mubyeyi rero sinabona ukuntu mushimira. Imana mfite umuntu mvu. Ariko n'indi ndirimbo ivuga ngo ugi ushaka kureba Imana. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka twongeye tuguha ikaze aho dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Muri kumwe na Nyashyo y'u Rwanda urwanya rwakaza muri gisho cy'u Rwanda ugasika mutoro saa 7 n'umugoroba saa matara gake cyangwa gasamba undi ucara kuri Manzi na Innocent TV. Wirebera ibyiza byinshi tuba twaguteguriye. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito nkuko muri kubibona. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bijye bigera cyane kure cyane hashoboka kandi mu gihe gito cyane. Uyu munsi rero murabona ko n'ubundi ndi kumwe na Innocent. Mama Innocent. Uyu munsi ni ibyishimo, ndabona ufite akamwenyu ku munwa wawe. Nanjye ndishimye kuba ko hari ikintu mfite. Mubibona se? Mpamvu yo guhorurira. Mufite amatsiko. Yesu yarishyuye. Oya buri Imana ishobora byose. Aho turi kujya rero abadukurikiranye ubutaha mushobora kuba muri kumuhazi. Bamwe barahazi, abatahazi nabo banyaruke kuri abatahazi. Innocent bari bikiganiro twakoze mbere cy'umubyeyi ufite agahinda kenshi gakomeye ubabaje no kubona ibyarya bari ikibazo, kubona icyo yambara ari ikibazo, afite abana b'abakobwa, nanyaruke arebe cyane. N'ukuri simbabeshye mbabwize ukuri, hano hanze hari abantu bari mu buzima bugoye, bari mu buzima bugoye, hahandi no kubona ibyo kurya ari ikibazo, no kubona aho kuba ari ikibazo. Ubona icyo kurya ukabura icyo kwambara cyane, wabona icyo kwambara ukabura icyo kuryamaho. Isi n'uruziga, isi n'uruziga. Ariko iyo wihishe mu mababa y'Uwiteka ugasenga, aragutwikira neza akagufureba ku buryo nta muntu ushobora kumenya ngo bimeze biti. Rero uyu munsi dusubiye kwa wa mama, dusubiye kwa wa mama twari twasuye ubushize, twifuje kuhagaruka tena uyu munsi kugira ngo tubashe kugira ute, tubashe kuganira nawe atubwire kuntu byifashe, turebe n'uburyo bimeze. Turebe n'uburyo bimeze. Aho ubushize twaraje turangisha ngaha baraturangira, ariko uyu munsi ariko wa mupapa mfite amatsiko yo kongera kumubona ngemana namusuza. Tuzagaruka ko byagenda kose. Reka twihute ahubwo ko umuntu mwiza cyane. Harya sanga twakinanga aho ngaho ngiye bukasijya nibagirwa. Ahantu naciye sinshaka kuhibagirwa. Reka ntabwo yose ubwo ngo byabigoranye cyane. Se none barahari Mana yanjye, none utu dukibanitse se hansi Nyagasani. Imifuka yo kuryamaho. Ni imifuka yo kuryamaho, turebe nimba bahari. Bahamagara, ntago tujakire mu gitondo, ntago babura ko. Odi Arine, imeze bite sheri? Ameze neza. Cyangwa wasize waruje. Ari imeze bite? Ameze mwana. Imeze neza. Karibu. Mara hari se twaje tutababwiye.
mumari aranga mubyeyi twandi gutunganya mu nzu muraho neza isashimwe ahimbaza muraho neza mama muraho murakomeye turakomeye ndabona mumeze neza tumeze neza ni karibu murakoze cyane mwicare hano reka kwicarira ahangaha uri umubyeyi icare ku gatebe arahetse umubyeyi nawe rero wicara ku ntebe mubyeyi nicare uricara kasi ngaho sinebe reka njya negerana wowe wegera n'umubyeyi wagira wabaye umwuzukuru ari kumfata neza urabyiruye wabona abaye n'umukwe ubwo uzi hari umuntu turakomeye mwatubonye twabonye twaje kubasura mwakoze abashyitsi n'abagaruka twaje kubasura umushyitsi ngarisha ku mbuto andi makuru se ni makuru ni meza biragenda neza biragenda gahoro gahoro nuko iyo bukeye umuntu ashima Imana uyu munsi nta nubwo mwabonye ahantu mujya kugira uyu munsi tiriwe mu rugo uyu munsi noneho turashaka ariwo dusengera ukadusabira umugisha bushize twaraje nizere ko noneho nta kinigo ufite dusabira umugisha ku Mana kuko iki kiganiro ntabwo twagitangira ntabwo twatangira kuganira tutari twasenga cyangwa Innocente aturagize Uwiteka nasa kibazo sawa uri Imana nziza uri Imana nyirimbabazi ndagushimye mwami Imana shimye izina ryawe data mwiza waraturinze igihe twari turanga kugeza n'aya masaha mwami Imana tugarutse muri runo rugo nta kibazo bafite nubwo mwami Imana baba bafite ibibazo bindi bigiye bitandukanye ariko baracyahumeka niyo mpamvu ngushimye niyo mpamvu ngushimiye mwami warinze abantu bose bari muri runo rugo uraturinda urinda umunyamakuru urinda abantu bose muri rusange niyo mpamvu tugarutse muri runo rugo dushima izina ryawe mwami Imana rero wabanye natwe n'ubukomeza ubane natwe gahunda zijya gukorerwa ahangaha data mwiza uzibemo nk'uw'Imana nzima data mwiza rero tuguhaye ikaze hano hantu uyu mubyeyi umuha umugisha uyu mukobwa umuha umugisha n'abari hano bose ubaha umugisha data mwiza n'uwagize icyo akora data mwiza kugira ngo uyu muryango uba uri hano mwami Imana nawe tumusabe umugisha komeza ubane natwe nyiringabo Imana amen ase nta karirimbo muzi ubundi ubu munsi ni uwo guhimbaza Innocent nta karimba abantu basenga bajya bahurira ntako muzi njye iyo nicaye ahantu nk'ahangaha gutya uzi uburyo mba numva ari byiza hari abantu baba baramenyereye kwicara mu madiva ariko atabasha kwicara ahangaha ubundi ariko tutashobora kwicara aha hantu ari indirimbo yari ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe cyane amen umwanya muto tukabona umunezero Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose ni kwa yizi ahindura iyo mibabaro ngo anezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane dusubiremo imibabaro yanjye yose ni kwa yizi ahindura iyo mibabaro ngo anezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose ni kwa yizi amen agahinda kanjye kose ni kwa kazi kurira kwanjye kose ni Imana ikuzi gutakamba kwanjye kose ni Imana ikuzi amen amen tujye duhora dushimira cyane hari indi ndirimbo ivuga ngo nkunda kuzikurikirana cyane ivuga ngo mwijuri ngo ufite umuvugizi umvugira uri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we kuko ugira na mwanzi ntawunyirukanaho amen
amena amavuta haleluya amena amena ndashaka ko unsubiramo icyo gitero cyonyine buri kwa nindi ndirimbo ivuga ngo mugiye cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri isi. muri iyo ndirimbo igitero cyakinshimisha cyane, igitero kivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo bazigera ntabwo azafashwa no gusenga. Amen. 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 Twishimiye rero kugera ahangaha, Imana yaturinze ndetse tunashimira Imana ko namwe ubwanyu yabarinze, sibyo? Tugeze ahangaha, ubushize twari duhari, intambara ari nyinshi nubwo n'uyu munsi zigihari ziracyakomeje, ariko buriya nujya uryama ukabona urabyutse ujye ushima Imana kuko Uwiteka hari impamvu. Kandi ikindi kintu mugomba kumenya nuko muriho kubw'impamvu. Kubaho kwanyu ntago ari impanuka cyangwa se ntago Imana byayitunguye, sibyo? Muriho kubw'impamvu. Ibi muri gucamo uyu munsi wa none bushobora kuba ari ubuhamya bwanyu bw'ejo hazaza. Amen. Twishimiye rero kuba tuhabasanze. Rero mu minsi yashize rero twarashe tuje kugusura, nta kintu twari tukuzaniye mu by'ukuri, sibyo? Ariko uyu munsi ntago twaje imbokoboko. Hari abagira neza, hari abantu bagifite imitima myiza y'urukundo. Barebye ikiganiro ava nk'umuntu umwe wo mu gihugu cy'Ubutaliyani, aravuga ati rero uriya mama arababaje, umwana ntabona imyenda yo kwambara kandi nta mpamvu yuko uriya mwana w'umukobwa yajya kwiyandarika kugira ngo abone ibikoresho by'isuku cyangwa se abone n'ibindi akeneye, sibyo? Aravuga ati namwe wenda ibyo kurya ni hatari, amavuta yo kwisiga, hari ibyo yiyemeje rero byiwe, tunamushimira cyane ahantu ari, yumve ko twamushimiye cyane. Dore rero bimwe muri ibyo ngibi bireba byukuramo kimwe ushyira aho ngaho ku ruhande. Murakoze cyane, muzamumbwira ati aho ukuye ujye uhasubiza n'ibindi. Murakoze cyane. N'abakobwa n'abahungu bawe n'abakobwa n'abahungu bawe. Yego murakoze. Nzamara imyaka n'imyaniko ntabwo nzajya bisiga abagira neza bo baracyahari, abagira neza baracyahari. Imana imuha umugisha, muzamumera umugisha mwinshi cyane. Hanzaniye n'umuceri uriya mubyeyi, uriya mubyeyi arakarama aragaheka, n'ibindi byose bizajya bigenda biza. Ntabwo murakoze cyane bana ba. Hari n'ibindi rero twe twageneye uyu mukobwa wawe, akira rwose ujye gufasha. Murakoze n'ukuri, Imana ibaha umugisha. N'abandi bazajya barushaho kugenda baza, ntugire ikibazo mwebwe, ntimugire ikibazo, n'abandi bazajya baza bagenda babafasha kuko ni ukuvuga ngo muri ubu buzima kubaho ni ugufashanya, sibyo? Anzaniye nawe amakariso y'abasore banjye. Imana imuha umugisha. Nta kibazo, ni byinshi n'ukuri, murakoze cyane. N'ay'abakobwa akira mwana we. Bika nyamuneka. Murakoze. Mama rero rwose mwumve mwishimye, n'undi wese uzajya ugira ikintu akora tuzatugerageza tubagereho, ni ukuri, kandi natwe twamushimiye cyane. Gira ikintu rero babwira, fata mikorofone ubabwire, bwira uwo muntu rwose umutima kose ukamubwira. Uyu mubyeyi rero sinabona ukuntu mushimira, ariko Imana imuha umugisha, ahakuye ibi ngibi ihasubiza ibindi. Ni ukuri rwose ndamushimiye, mbonye amavuta y'umwana kamaguru ago kumuzembazembye bwo banze tujyane mu nzu rwose, jyana n'ibi ngibi. Ewe gamana yanjye, none se ari bimeze bite? Kutabagiye gushaka ahantu ushakishiriza? Mwaburiwe Nyagasani. Wasubu nijoro murabaho mute? Ntago mwaburara mu kwizera, ntago mwaburara. Agira ikibazo ntago mwe muri buburare, si byose? Mwihangane kandi
ihangane ntago muri bubura ndumva umusore abashije nk'utujemo gake natwe rero ubu nibwo butumwa twari tubafitiye pe no kuri murakoze cyane Aline ngo uyu munsi ntago yabonye anajya gukora ntago yabo twabonye kiraka ari nagira ngo rero nawe ushimire uriya muntu utekerejeho cyangwa se babatekerejeho sibyo ugira ikintu umubwira ndamushimira cyane yego ko yankoreye ibintu byiza by'igitangaza yego bizari zanshiranye kandi aho yakuye hazasubira ibindi kandi byinshi azaza nafasha n'abandi Imana izamuha imbaraga zo gufasha abandi yego nanjye nshobora kuva muri iki kigero kujya mu kindi nkora nafasha abandi wenda mu gihe ntaravamo njyewe njyewe nagomba gufasha azafasha n'abandi yego ndamushimiye cyane kandi yakoze namwe murakoze gushimira cyane Innocent ndumva rero twataha ubutumwa turabutanze turabusoje turabusoje n'undi wese ufite uko yabafasha nta kibazo rwose urabona twebwe turatumika kuko ntago umuntu yanuma ngo ndeke kumutumikira no rwose kuko urabona aba bantu barababaje bakeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu basubire mu ishuri ariko ndabizi hamwe n'Imana Imana irabikora mu izina rya Yesu mubye turatashye n'ubundi butumwa bwose tuzatubona tuzatugerageza tububagezeho kandi kugiye Innocent kadutahe none se ntago dusezerere dusengere nzabasengera ubutaha ariko se ayagerageze dusengere wenda ushobora gutera indamutso ya marayika nta kibazo byose si ugusenga izina ry'Imana data indamutso ya marayika yasoje ubutumwa kuri Mariya maze Mariya asarinda ku bwa Roho Mutagatifu ndakuramutsa Mariya wujine amarana n'Imana wuje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana uradusaba turanyabyaha igihe tuzapfira amen nuko ijambo rigira umuntu abana natwe ndakuramutsa Mariya wujine amarana n'Imana wuje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana uradusaba ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen umubyeyi w'Imana uradusabira tubone ko Yesu Kristo dusezeranyije dusabe Mana turagusaba roho zacu z'inema zawe kugira ngo byabuje Yesu Kristo umusaba uzaduhe kuzukana kawigana marayika k'umwana wigize umuntu ibyo turagusaba ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha reka dutahe nawe Imana ibafashe kandi komeze ibashoboze mwe mwihangane sibyo mwihangane kandi mukomere haracyari ibyiringiro ngo nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka amen reka tube tugiye tugeze ku irembo dutahe